barakwereka dutangiranye umukobwa mwiza cyane gusa ubona nkaho rwose agaragara nkaho ari mukuru mu myaka, gusa uyu mudamu yakomeje kugenda bisa nkaho ari ahantu avuye cyangwa se ari ahantu hanini avuye. Gusa mukomeze mu ndebere mw'abantu mwe, agafilime ni keza cyane karimo inyigisho. Gusa yakomeje kugenda yumva amajwi amubwira ati umuntu wese uzigera gute, umuntu wese uzakunda azapfa cyangwa se azagira ibyago mu buzima bwe. Barakwereka uyu mukobwa yakomeje kutabyitaho. Noneho inyuma y'uwo mukobwa hari umusore waje wihuta cyane asa nkaho ari kumusatira. Umukobwa yakomeje kugenda adasa nkaho abyitayeho cyangwa se abizi, yakomeje kugenda rwose akomeza inzira yiwe, gusa akomeza kumva imirinda arebye kuko abona wa muntu wahereye karamukurikira, na n'ubu aracyari kumukurikira. Uyu mukobwa yagizemo akikanga aravuga ati se uko ku mana yanjye mbigire gute. Barakwereka umukobwa none yatangiye kwihuta cyane se cyangwa yatangiye gushyiramo akabaraga mu kuntu yagendaga bitandukanye n'uko yagendaga mbere. Gusa noneho barahita bakwereka wa musore yakomeje nawe kwita ashyiramo imbaraga cyane, noneho atangira kwirukanka avuga ati reka nze ngusatire shati, reka nze ngusatire. Barakwereka wa musore yakomeje kwirukanka asatira wa mukobwa, gusa umukobwa noneho yageze ahantu asa nkaho akata cyangwa se ahantu akomerezaho, arakomeza arirukanka. Wa mukobwa aravuga ati noneho reka nirukanka njye ngire gute, njyewe ngire musige cyangwa se mucike ndebe ko uyu muhungu cyangwa se uyu mugabo namucika. Umukobwa yakomeje kwirukanka, gusa akigera imbere yiwe mu ndebere ahita abona hari imodoka. Ako kanya aravuga ati se iyi modoka noneho iri hano ni iyande? Mu ndebere ntago azi imodoka ajemo cyangwa se ntago azi iyi modoka nyirayo. Ako kanya yaravuze ati mana yanjye, shaka ikintu wakora ku buryo wanabara uyu mugabo cyangwa se uyu muntu uri kunyirukankana namfata. Ako kanya barakwereka ya modoka yahise yifungura, imodoka yo yikinguye ubwayo ntago ari umukobwa yikinguye. Barakwereka noneho imodoka ikimara kwifungura, wa mukobwa yarebye hirya no hino ahita agira ute, ahita asesera mu modoka ayinjiramo. Mukomeze mu ndebe, arakimara kuyinjiramo akuriye urugi ngo arufunge biranga, arakomeza aragerageza ngo urugi rufunge biranga. Noneho arebye aho ngaho ku ruhande ahita abona hari ahantu k'akabuto aragakanda. Kimara kugakanda ya modoka yarifunze. Ya modoka ikimara kwifunga barakwereka noneho bisa nkaho imutabaye, wa mugabo yaraje cyangwa se wa mugabo wamuhigaga ayicaho neza, arakomeza aragenda. Yakomeje kugenda asa nkaho rwose imodoka nta kintu kirimo. Barakwereka noneho akimara gukomeza kugenda haciyemo akanya gatoya cyangwa se haciyemo umwanya atari muremure cyane. Mukomeze mu ndebere mw'abantu mwe, noneho uyu mwanya ukimara gucamo bahita bakwereka wa mugabo. Noneho haje umugabo w'umusaza araje afungura imodoka. Barakwereka koko iyi modoka ni umugabo mukuru cyane. Akimara kuyifungura wa mugabo ajyamo mu modoka arayitwara aragenda. Gusa nta gatsiko muri modoka ari kumwe cyangwa se harimo umukobwa. Uwo mugabo amaze gutwara iyo modoka ageze imbere ari kugenda, barakwereka wa mugabo yakomeje kwakiserera imodoka yiwe arigendera. Ntabwo azi ko mu modoka ye hinjiyemo umukobwa urimo ahunga iki, ahunga umusore wahereye kare amukurikira. Barakwereka noneho yakomeje gutwara imodoka. Noneho gusa umusaza atwaye imodoka, barakwereka inyuma wa mukobwa atangiye guhengereza. Mu ndebere abakobwa bikoraho, uyu mukobwa yakomeje guhengereza cyangwa se asa nkaho ari guhengeza, ari kuvuga ati mana mfasha uyu musaza nambone mbashe kuba nacika wa musore cyangwa se wa musore wankurikiraga. Wa mukobwa yakomeje guhengereza mu ntuza mu modoka agenda acungana na wa musaza. Gusa barakwereka noneho umusaza yaritonze neza, aravuga ati se iyi modoka yanjye ko nta muntu wari uri kumwe, nta muntu wari uyirimo, bimeze bite ko ndi kumva wagira harimo uruntu. Mwibuke noneho uyu musaza yaje afungura imodoka we ahita atwara, nta kindi kintu yigeze gute yitayeho. Barakwereka umusaza yarebye hejuru akireba, avuga ati se ibintu ndebye nibyo, arongera arareba neza. Barakwereka noneho amaze kureba neza ahita abona iki, umukobwa uri mu modoka yiwe. Ako kanya umusaza byose bimutungura avuga ati ye ibyo ni ibiki cyose. Bikimara kumutungura byose bituma ahagarika imodoka yiwe, aravuga ati reka nze ndebe uyu mukobwa uri mu modoka wanjye yagezemo gute. Akimara kuvuga ati umukobwa uri mu modoka yanjye yagezemo gute, barakwereka umusaza yahise afunga fira amazi ati se wa mukobwa we urinde cyangwa wageze mu modoka yanjye gute? Ati nguhamagarire polisi. Niko yabwiye umukobwa. Umukobwa atangiye gusaba imbabazi aravuga ati rwose mfasha, ati nahuye n'ikibazo kinini cyane cyangwa se nahuye n'ikibazo kinkomereye, ati rwose mbabarira umfashe urebe ko wangeze imbere nkajya mu rugo nkitahira. Niko umukobwa rwose yakomeje kwinginga avuga yinginga umusaza. Umusaza aramuha ati se byagenze gute? Barakwereka umukobwa yamutekereje ukuntu bimeze, avuga ati bankurikiye, amubwira byose ukuntu byagenze. Gusa barakwereka akimara kuvuga gutyo umukobwa, umusaza aravuga ati nta kibazo, ndumva ibyo bintu wahuye n'ibibazo, ati ngaho gwina imbere ureke kugira ute, ureke gukora ibyo bintu byose uri muri butu, kuko ngeze nk'imbere umuntu koko agasanga harimo umukobwa muri butu, urumva byagenda gute? Barakwereka umusaza yahise abwira umukobwa ati ngaho gwina imbere, vama aho ngaho inyuma muri butu uze unsanga imbere, hanyuma tugende nkugeze aho naringiye cyangwa se ngiye nkugeze iwawe.
umukobwa yaramushimira avuga ati nta kibazo, ati ndaje. Barakwereka umusaza, murabona ko abasaza ari abagira neza, gusa ntituzi impamvu uyu musaza nawe ari kumufasha, wasanga ari n'ikindi kintu wenda agamije pe. Mureke dukomeze dukurikirana aka gafilme kacu turebe twitonze. Barakwereka umusaza yabwiye wa mukobwa ngo agire utengaza, umukobwa nta kindi nawe yakoze, yarasohotse mu modoka, murabona nibwo ari gukingura umuryango rwose, ari gusohoka ashaka kugira ute kuza, akaba yajya imbere, bikaba ngombwa ko bakomezanya urugendo. Barakwereka noneho umukobwa yaraje rwose ahita afungura n'umuryango w'imbere, ahita avuga ati nta kibazo ngaho tugenda dukomezanye. Barakwereka umukobwa yahise yinjira mu modoka vuba vuba. Mukomeze murebe aka gafilme ni keza, gusa mwibuke uyu mukobwa uko agenda cyangwa se uko yagendaga kare tugitangira iyi filime, yagendaga avuga yumva amagambo cyangwa se yumva amajwi bamubwira ati wa mukobwa we ntuzigere ukunda mu buzima bwawe, kuko niwibeshya ugakunda umuntu wese uzakundana nawe azagira ibyago, azapfa. Niko uyu mukobwa twatangire filime bagira ute bamubwira. Reka twongere tugaruke ku gafilme kacu. Umukobwa yahise agira ute, yahise yinjira mu modoka aragenda. Mukomeze mu ndebere, ahita ajya imbere yicarana na wa musaza. Ku kanya wa musaza yakomeje kugenda amuganiriza ati se bimeze bite wa mukobwa, agenda amubaza amakuru, baganira neza, kumubaza ati se wowe urinda, ati ngende ubusanzwe njyewe ndi umuganga. Niko umusaza ari kubwira umukobwa ati njyewe nanagufasha nkakuvura niba ufite ikibazo. Barakwereka uyu mukobwa rwose nawe nta kindi kintu yakomeje kubwira uyu musaza ati se gusa mu ndebere uyu mugore ko ari kugenda areba uyu musaza biratandukanye. Gusa uyu mukobwa nanone agakomeza yumva ya majwi amuhora amugaruka mu bwonko, ari kumubwira ati uzibeshya ugira umuntu mukundana nawe, cyangwa se uzagira umuntu n'umwe ukunda, uzahura n'iki n'ibibazo, uwo muntu azagira ute azapfa. Mu ndebere umukobwa noneho irya majwi aza arimo kumusakuza cyane mu matwi, mu ndebere arakomeza aramusakuza cyane mu matwi ati ntuzagire umuntu n'umwe ukunda. Umukobwa noneho yakomeje kwifata gutyo, bisa nkaho noneho hano biri kumubangamira cyane. Nizere ko uyu musaza basa atari kubibona cyangwa se atari kubimenya. Gusa barakwereka uyu musaza aramubwira ati se wa mukobwa we ufite ikihe kibazo, ko mbona utari seriye cyangwa se utameze neza, wambare ukambwira ufite ikihe kibazo. Barakwereka uyu mukobwa ahita amutekereza ukuntu bimeze, ati rwose muzehe reka njye mubwize ukuri mugabo, ati buri gihe uko ngenda cyangwa se iyo ndi njyenyine maje gutuzaho gato, haza amajwi avuga ati ntuzigere ukunda mu buzima bwawe, kuko niwigera ugakunda umuntu wese uzakunda azahura n'ikibazo cyangwa se azapfa. Barakwereka niyo majwi uyu mukobwa ahora yumva mu buzima bwiwe. Barakwereka uyu mukobwa byakomeje rwose kumubangamira cyane. Umusaza aravuga ati ariko noneho ati hari umuganga nzi nahamagara akakuvura iyo ndwara, bikaba byakuviramo rwose kugira ute gukira udakomeje kubaho ubabaye. Niko umusaza yabwiye umukobwa. Bisa nkaho rwose uyu musaza yatangiye kwishimira uyu mugore. Mu ndebere abasaza b'iki gihe yahise amufata ikiganza aramuturisha, bitewe n'uko uyu mukobwa rwose ashobora kuba afite ibibazo byinshi cyane. Barakwereka noneho uyu mukobwa disi mu kumukoraho bisa nkaho yagaruye ibyishimo, cyangwa se uyu mudamu yagaruye ibyishimo mu maso yiwe, atangira kwishima cyane aravuga ati urakoze. Murabona koko ari kumushimira, noneho ukabona biri kumutungura cyane. Mwibuke ko uyu mukobwa ntabwo arigera akunda mu buzima bwiwe, ko nta kabanga mbibi hakiri kare, ntabwo yigeze akunda mu buzima bwiwe. Ako kanya ariko umusaza noneho yabonye umukobwa asa nkaho yegamye, umutima uri gutera cyane. Umusaza aravuga ati reka numve ukuntu umutima wawe utera, cyangwa se ukuntu amaraso yawe atembera mu mubiri wawe. Umusaza mu ndebe yakomeje kumwegera cyangwa se kumusatira, ariko mubaza ati ndumva ariko umutima wawe uri gutera wirukanka, ati reka mbanze njye ngujyane cyangwa se ngugeze mu rugo iwanjye, mbone kuguhamagara wa muganga nakubwiye aze agira ute akuvure. Niko uyu musaza yabwiye umukobwa, cyangwa se yabwiye uyu mudamu. Umudamu nawe yavuze ati nta kibazo, ati mfasha mwibuke neza uyu mudamu ku bantu mutatangiranye natwe, cyangwa se ku bantu mwihutishije video. Uyu mudamu yatangiye bisa nkaho hari umusore uri kumwirukankana, uri kumuhiga. Uyu mudamu akahita yisha mu iyi modoka y'uyu musaza. Uyu musaza akaza akayaksira cyangwa se akayatsa uyu mukobwa, umusaza atazi ko uyu mukobwa arimo. Mureke dukomeze. Noneho uyu musaza aravuga ati nta kibazo, tereka mujyane iwanjye. Barakwereka hano uyu musaza yahise amuzana mu rugo rwiwe rw'uyu musaza bwite. Gusa barakwereka uyu musaza birasa nkaho ari n'umukire, urabona kuko ataha ahantu heza cyane, niho iwe cyangwa se niho atuye. Barakwereka uyu musaza yafunguye igipangu, urabona ni bya bipangu bigezweho, bya bipangu byiza cyane byo muri iki kinyejana rwose tugezemo. Barakwereka imodoka noneho yayinjije mu gipangu hano. Uyu musaza arashaka gufasha uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu, akamuzanira umuganga urabasha kumufasha. Ari amajwi ahora yumva mu mutwe wiwe ko yagira ute, ko yazagenda. Gusa mureke turebe uyu musaza nawe nakimara kugera mu nzu cyangwa se akimara guparika imodoka, bahise mwinjiza muri salo. Bwa ati rero wa mugore we, ati ngaho uryama hano ube uruhutse,
numara kuruhuka ndaje nshake ukuntu muhamagarira wa muganga ahita aza. Barakwereka uyu musaza umuganga agiye guhamagara yitwa Jessica, gusa aravuga ati Jessica, uyu musaza agiye guhamagara umuganga bita Jessica. Yahise avanamo telefone aravuga ati reka mpamagare umuganga wanjye bita Jessica aze agire ukuntu akwitaho. Arangije aramuhamagara se Jessica ati uraboneka? Barakubwira ati Jessica ntabwo ari buboneke, gusa aroheza umunyeshuri wiwe niwe uraza kuvura uyu mukobwa. Gusa uyu mukobwa agikomeza kuryama bisa nkaho uyu mukobwa yatangiye kubona ko atangiye kumera neza. Sinzi impamvu uyu mukobwa rwose yashatse kuza muri urugo rw'uyu musaza. Barakwereka uyu mukobwa yatangiye gusa nkaho amera neza cyangwa se yitonda. Noneho aravuga ati nta kibazo. Wa musaza yakomeje kuguma kuri telefone ari kuvuga ati se Jessica, kari wowe rwose umenyereye ibibazo nk'ibi ngibi ukaba ugiye kugira ute kunzanira undi muganga cyangwa se undi muganga w'umustajeri, biragenda bite? Arabasha kumvurira uyu mudamu mfite mu rugo iwanjye? Ati nta kibazo. Barakwereka wa musaza yakomeje kwitegereza uyu mukobwa mu maso avuga ati nta kibazo, umuganga agiye kuza. Ati nizere ko uraza kuba wihanganye. Umudamu yarishimye arangije aramubwira ati se aturabizi, ati ubu ngubu noneho ahubwo njye ndumva ameze neza, mu ndebere. Niko uyu mugore yazamusubiza ati njyewe ndumva ameze neza, ubu nta kibazo mfite. Uyu musaza araza ati se watumeze neza, kuko amufata ikiganza mu ndebere. Bisa nk'aho ubwo batangiye gukundana nyuma y'ibibazo byose bose bacanyemo cyangwa se bahuye nabyo. Umusaza yatangiye kumufata ikiganza aramubwira ati nta kibazo, atindira umuganga ugiye kuza nakuvura iyo ndwara urwaye, ati ndizera neza ko uraza gukira. Barakwereka akomeje kumubwira gutyo uyu musaza. Gusa mu ndebere sinzi uyu mudamu noneho ukuntu avuze. Uyu mudamu aravuze ati rero wa musaza, ati ndagira ngo ngire ikintu mwisabira. Ati uracyemera? mu nyumvire uyu mudamu ikintu agiye gusaba uyu musaza. Umusaza avuga ati njye nta kibazo, ati wambwira rwose, njye nta kibazo wambwira, ati njye nabyumva nta kibazo, ngaho umbwira. Umusaza gusa yaguye mu kantu ati se hagiye kumbwira iki? Mu ndebere ibintu by'iki gihe umusaza yakomeje kubitekerezaho neza ikintu agiye kumubwira. Avuga ati nta kibazo, ati ngaho mbwira. Barakwereka umusaza gusa byaramutunga cyane. Se uyu muntu nazanye arwaye akambwiye ngo ameze neza. mu nyumvire ijambo uyu mukobwa abwiye umusaza, aramubwira ati se ati wambabarira ukansoma. Niko uyu mukobwa yabwiye uyu musaza. Ako kanya umusaza ati se kari ubwa mbere duhuye tukaba tutaramenyana neza, urumva koko ibintu mbwiye birabasha gukunda? Umusaza yaratunguwe bitewe n'icyifuzo uyu mudamu yaramugejejeho. Gusa barakwereka uyu musaza nawe yararebye uyu mudamu abona ni mwiza, arangije aravuga ati nta kibazo, ati okay, ati niba ariko ubishaka, ati njye nta kibazo. Barakwereka uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu yarishimye cyane, ariko ati wa musaza we uramfashije cyangwa se ati urankoreye muri byose. Ati ati nibyo ngibyo se ushaka? Ati nta kibazo, ati ibyo ngibyo njyewe ati nabigukorera pe. Barakwereka akimara kumubwira gutyo wa mugore yahise agira ute, yahise yeguka. mu ndebere umugore atangiye gushaka kubyuka, kandi mwibuke ko yaje mu hano cyangwa se yaje muri iyi nzu ari kuvuga ati ararwaye ararembye cyane. Bikaba ngombwa ko banamuhamagarira umuganga. None arangije ahita amubwira ute, amusaba kugira ute kumusoma. Umusaza aravuga ati se ati nta kibazo. mu ndebere abasaza b'iki gihe nabo ntabwo boroshye, ni ubwa mbere bahuriye mu nzira, mu byibuke. Ako kanya barakwereka byagenze gute. Umusaza yahise agira ute, yahise areba wa mukobwa mu maso cyangwa se wa mudamu nawe aratangira aramwitegereza cyane, aravuga ati okay, ati nta kibazo. Noneho umusaza yahise agira ute, yahise amwegera avuga ati se sheri, ko yatangiye kumubwira uyu musaza. Umusaza avuga ati nta kibazo, wifuje ko ngusoma? Ati ngaho ngwino ugira ute umusome. Barakwereka noneho umusaza agitangira kumusoma, bagiye kumva bumva umuntu arakomanza ati se noneho uwo ninde uturogoye? Mwibuke bari batumijeho umuganga uza kuvura uyu mukobwa. Barakwereka umusaza yagiye gukingura. Umusaza noneho yageze ku rugi akinguye, abona koko ni umuganga bari batumije uje. Hanyuma aramubwira ati se ati mwiriwe neza, ati mumeze mute? Aramusuhuza aramubwira ati rero hano mfite umurwayi mu nzu, ati ngwino ugire icyo wamufasha umumvurire, ndebe ko yabasha kugira ute, yabasha gukira. Niko uyu musaza yabwiye rwose uriya muganga yari yatumije. Komeze mu ndebere. Gusa mwibuke ko uriya mukobwa cyangwa se uriya mudamu yari yavuze ati ngameze neza, aho mbere yuko asaba uyu musaza kuba basomana. Barakwereka noneho uyu mugabo cyangwa se uyu mugabo akimara kuzana umuganga araje areba wa mukobwa atangira kumukoraho, aravuga ati se ati umeze neza, atangira kumuganiriza. Noneho aravuga ati nta kibazo,
ariko ari kugenda amukura barakwereka kuko uyu muganga yabonye uyu mukobwa nta kibazo agira afite na gito. Gusa mwibuke iyi filime tuyitangira uyu mukobwa bamubwiye ati cyangwa se uyu mudamu usa nkaho ari mukuru mu myaka ati umuntu wese uzakunda muzagirana ikibazo cyangwa se ati azitaba Imana azapfa. Barakwereka namubwiye ati ikiza uyu nguyu uzamuzane ku bitaro ndabona nta kibazo afite gikomeye, niko uyu muganga yabwiye uyu musaza ati naho ubundi ndabona nta kibazo afite gikomeye cyane. Barakwereka akimara kuvuga gutyo nta kindi kintu byagenze, wa muganga yahise agira ute yahise yikomereza arigenda aramubwira ati nta kibazo ati reka ngende. Umuganga yahise agira ute yahise yigendera. Mukomeze mu ndebere by'iyi filime. Umusaza nawe byaramurenze aravuga ati nta kibazo. Uyu musaza sinzi niba ari bureke uyu mudamu agataha cyangwa se uyu mukobwa ameze neza. Barakwereka umusaza yagize ute yasubiye kwiyicariranira na wa mukobwa. Aramubwira ati se bimeze bite? Umusaza yaratangiye rwose kwikunda uyu mukobwa, atangiye kumwishimira cyane bisa nkaho bagiye mu rukundo rukomeye. Urabona ko umusaza rwose urukundo rwe rwamubanye rwinshi cyangwa se byamurenze. Atangiye kumuganiriza ati uranasa neza, atangiye kumubwira amagambo rwose yubaka umubiri yubaka umutima. Uyu mukobwa noneho igitangaje kuri uyu mukobwa yakomeje kuvuga ati nta kibazo sheri wanjye ati byose bizagenda neza. Barakwereka uyu mukobwa yaratangiye gusa nkaho agize ute akunze. Noneho uyu mukobwa ari ijambo yabwiye uyu mugabo yamubwiye ati ni wowe muntu wa mbere mutsumanye nawe. Gusa urumva uyu mukobwa amaze igihe kinini rwose atarajya mu rukundo. Barakwereka umusaza yakomeje kuganiriza wa mukobwa, noneho bigera nkaho umusaza abwira umukobwa ati noneho ati aho bigeze ati ngewe ndaje mu kanya ati ndumva nshaka kujya koga. Niko uyu musaza yari arimo abwira umukobwa, gusa umukobwa akomeza kumubwira ati ndumva twaguma turi kumwe kuko ngiye nakwishimiye cyane. Niko uyu mukobwa yakomeje kugenda avuga. Barakwereka uyu mukobwa akimara gukomeza yinginga cyangwa se abwira uyu musaza ibijyanye n'urukundo rwose, bigaragara ko uyu mukobwa yamwishimiye bishobora no kuba rwose ko adashobora no kuba yataha. Barakwereka akomeje kumubwira ati ngenda kwishimiye ati ndagukunda. Biragaragara ko uyu mukobwa neza byarangiye yaguye mu rukundo rw'uyu musaza. Barakwereka noneho gusa mwibuke amagambo twatangiranye y'uyu mukobwa amubwira ati wowe umuntu uzakunda wese ntago muzarambana, azagira ibyago cyangwa se azitaba Imana. Barakwereka wa musaza mbere yuko yamubwiraga ati arashaka kujya gukaraba, amubwira ati sheri rero reka ngende njye gukaraba ndaza kuza kukuganiriza mu kanya. Niko uyu musaza rwose yari arimo abwira uriya mukobwa cyangwa se uriya mudamu bari bishimanye babaye inshuti. Barakwereka rwose nk'abantu urukundo rutangiye kugera ahantu cyangwa se bitangiye kugera ahantu urukundo rutangire kuba rwiza. Uyu musaza biragaragara nkaho rwose yishimiye kuba uyu mukobwa rwose bari kumwe cyangwa se bahoranaga. Barakwereka wa musaza yagize ute avuze ati nta kibazo sheri wanjye ati reka ngende. Barakwereka uyu musaza yarahagurutse aragenda. Gusa mwibuke ko uyu mukobwa dutangira iyi filime yari akurikiwe n'umusore tuzi impamvu uriya musore yaramukurikiye. Barakwereka uyu musaza nawe ari kugenda kumva ibitotsi biramwishe, avuga ati se noneho n'umunaniro niki. Gusa uyu musaza yahise avuga ati reka nkomeze njye kugira ute njye kwikarabira ndebe ko naruhuka, wasanga ari umunaniro nahuye nawo bikaba ngombwa ko ndi kumva naniwe ngiye cyane muri ngiye. Barakwereka wa musaza yagize ute barakwereka wa musaza yahise agenda rwose. Arangije aravuga ati se uyu mukobwa koko musige. Niko umusaza atangiye gutekereza. Barakwereka uyu mukobwa atangiye kwimagina abari kumwe n'uyu musaza cyangwa se urukundo rw'uyu musaza rwiwe rwakomeje cyane. Gusa umusaza yahise avuga ati ngewe rwose ndashaka kujya gukaraba. Uyu mukobwa agakomeza gutekereza ibintu byinshi mu mutwe cyangwa se byamurenze cyane bisa nkaho yakunze uyu musaza cyangwa se yamwimariyemo. Gusa noneho ya mukobwa yatangiye noneho kwimagina bimeze gute ari kubyinana na wa musaza rwose mwe ko yari yagiye gukaraba. Barakwereka wa musaza avuye gukaraba cyangwa se arangije gukora dushe yiwe agarutse mu cyumba cyangwa se nako agarutse muri sale aje kureba wa mukobwa. Barakwereka wa mukobwa yakomeje kwitekereza rwose ari kubyinana n'umusaza n'ibintu ari kwimagina. Gusa ku kanya yumvishe ikintu cy'isasu kivuga, aribaza ati se noneho iri sasu rivuye mu ndebere. Akimara kwibaza ahantu isasu rivuye havuze ati se mana yanjye ibi ni ibiki koko bibaye, uyu ni umwaku wanjye. Ako kanya wa mukobwa yahise avuga ati reka njye kureba ikintu kiba kibaye, numvishe isasu rivuga mu ndebere acyumva amasasu avuga. Noneho wa mukobwa yatangiye kugira ute yatangiye kuza arengeza mu ndebere wa musaza bahise bamurasa kuko wa mukobwa afite umwaku. Mwibuke bamubwira ati umuntu wese uzakunda cyangwa se umuntu uzagukunda azagira ute azapfa.
umukobwa yararize cyane arasakuza ati mana yanjye ati ibi ni ibiki bibaye. Ako kanya aravuga ati mbabarira, ariko usitangira gusaba imbabazi avuga ati uyu mwicanyi koko wimbabarira winyicira abantu. Barakwereka noneho uyu mwicanyi doba neza neza niba muzi wa musore twatangiranye wari urimo ahiga uyu mukobwa niwe uje arasa uriya musaza wari ugiye mu rukundo n'uyu mukobwa. Barakwereka iby'ino minsi mw'abantu mwe biragoye, ibintu byose uzigera wumva mu buzima bwawe uzamenye ko bishobora kuzakubaho. Barakwereka uyu mukobwa yararize abura uko abigenza, none avuga ati se ubu koko umuntu wese nzajya nkundana nawe bizajya birangira abigenze nabi. Barakwereka ku isi mu buzima ibintu nk'ibi bibaho, gusa nta cyizere cy'uko ibintu byose byakomeza bimeze nabi. Wa mukobwa yaraje areba wa musaza witabye Imana, uyu musaza yari yamugiriye neza, nta kintu rwose atamukuru yamuzaniye abaganga yanamwikundiye yari yanamwishimiye. Gusa ibyo uyu mukobwa rwose umwaku yakoranye cyangwa se ibibazo yakoranye byakomeje kumugenda inyuma cyangwa se byakomeje kumukurikirana cyane, biba ngombwa ko bigenda nabi. Agafilime kacu mwarebaga n'ahangaha karangiriye, ndagira ngo mbabwire mukomeze mukore subscribe, udufilime tugiye kuzatuzana twinshi. Mugire umunsi mwiza.